Ndagushimiye cyane wowe ukanze kuri ino video, by'umwihariko wamaze gukora subscribe kuri ino channel, kandi uri umuntu w'agaciro cyane, uri uw'ingenzi cyane, kandi wumve ko ushimiye. Uyu munsi rero ntabwo turi butinde, ngiye kubereka ibintu bitanu bituma telefone yawe ishyuha kandi ikagenda buhoro, kandi ndakwereka n'uburyo ushobora kubikemura. Icyo ngusabye rero, reba ino video yirangize, kuko nutayirangiza n'ubundi telefone yawe icyo kibazo ntabwo kizakemuka. Ubushize nabaye video ivuga ngo dore uko wakemura ikibazo cya telefone yawe ishyuha kandi ikagenda buhoro ndetse bigakemuka burundu. Iyo video rero nabahaye kwereka ukuntu wabikemura kandi bigakemuka. Iyi ngiyi rero ni ibintu bitanu ngiye kukwereka bituma telefone yawe igenda buhoro ikanashyuha. Bivuze ngo ni byiza ko wareba iriya video nabahaye kuko igendana n'ibi ngibi. Biba byiza kwirinda ikintu uzi, biba ngombwa gukemura ikintu uzi. Niyo mpamvu mbasabye ngo urebe ino video uyirangize, ubimenye kandi ubikemure, hanyuma urebe n'ubundi buryo muri video nabahaye ushobora kubikemura burundu. Ni ibibazo bitanu, hanyuma ngiye guhera ku byoroheje cyane ngera ku biremereye. Twagiye ku kintu cya mbere, gusa mbere na mbere ndakwinginze fata amasegonda 2 unkorere subscribe na like mu gukandaho gusa, ubundi ukaba ukoze igikorwa cy'ubutwari kandi cy'abagabo. Rero ikintu cya mbere gituma telefone yawe ishyuha ndetse ikagenda buhoro benshi batazi kandi bisangamwo cyane, ni ikintu cyitwa background application, cyangwa se application zikorera muri background, zikoreramo imbere. Application wafunguye nyinshi cyane uba wafunguye ariko ntuzifunge, ugakomeza ugakoresha telefone yawe, ariko hari izindi application wafunguye zigakomeza zigakorera muri background, gukoreramo imbere. Ugasanga niba wafunguye WhatsApp wayivuyemo, ugiye muri TikTok wayivuyemo, wagiye muri message wayivuyemo, wagiye muri YouTube wayivuyemo, nyinshi cyane ugasanga wazifunguye, za email ugasanga zose wazifunguye, ariko nyirizina si urimo, ahubwo zo ziri gukorera background. Icyo kibazo mbere na mbere ndakwinginze ngo gikemure hakiri kare. Hanyuma rero bumwe mu buryo ushobora gukemuramo icyo kibazo nta bundi, uraza witegereze hano hasi, uritegereza hano hasi kwaka fresh, kano ga fresh ko kureba application zose wafunguye. Nurangiza urahakanda, numara kuhakanda urahita ubona application zose wafunguye. Urabonamo za YouTube, ubonemo za WhatsApp, ange ni nkeya nafunguye ariko wowe ushobora gusangamo nyinshi. Icyo uri bukore nta kindi, uzajya ugenda ukuramo imwe uzamura, cyangwa se ikindi uri bukore uze ukande kwaka ga fresh, akangaka ka puberi, nurangiza ugakandeho zose uzisibe. Icyo ngicyo uraba ugikemuye, uraba ubikuyemo byose, uraba ubikemuye. Icyo ni ikibazo cya mbere gituma telefone yawe ishyuha. Hanyuma rero twakomeje ku kintu cya kabiri gituma telefone yawe ishyuha kandi ikagenda buhoro, ni iki ngiki cyitwa full storage, cyangwa se ni ububiko bwawe bwa telefone bwuzuye cyangwa se buri hafi kuzura. Reba neza telefone yawe niba itaruzuye, unyuze muri file manager cyangwa se file, cyangwa se uciye muri setting, urebe niba ububiko bwawe bwa telefone butari bwuzura cyangwa se budasigaje gatoya ngo bwuzure. Iyo tuvuze ububiko bwa telefone rero, ni hariya ubika amafoto, ubika amavideo, ubika indirimbo, ndetse tukavuga n'icyo bita RAM, kuko RAM ni ituma ama-application ayiprocesinga neza, ama-application akihuta cyane bitewe nuko igifite umwanya. Ni ukuvuga ngo iyo umwanya wawe ugiye kurangira, cyangwa se iyo storage yawe iriho ibintu byinshi, bituma ya application ufite yakagombye gukora yihuta atabona uburyo bwo gukora yihuse, kubera ko yaba yari kubyigana n'ibindi byinshi cyane. Niba nawe telefone yawe igenda buhoro cyangwa igashyuha, suzuma ububiko bwawe bwa telefone, nusanga buri hafi kuzura, ugira ibintu usiba nk'amavideo cyangwa se indirimbo cyangwa n'ibindi byinshi bifite byagiye bitwara umwanya munini, ubisibe. Hanyuma nurangiza, ikindi uri bukore rero, urareba ama-application amwe n'amwe atarayingenzi nayo uyakuremo, kubera ko ama-application menshi nayo atwara umwanya. Hanyuma ikindi
Tugarutse ku cya mbere nababwiye, urabona nka gutya nk'izi application zose ziba zirimo nazo zitwara umwanya zikagenda zibyigana uko ziba zikorera muri background. Ubwo rero iyo utazikuyemo bituma zigenda zibyigana, telefone yawe ikaba yashyuha. Nk'izi ngizi mwitegereze hano ngiye kuzikuramo, nimara kuzikuramo murabona hahise hiyandika umwanya runaka w'ibintu dusibye uko byari bingana. Mwitegereze hano nimakanda, urabona hano baberetse ko ari megabyte 3.76 dusibye. Bivuze ngo niba telefone yawe ubona itangiye kugenda buhoro, rimwe na rimwe ikanashyuha, kora ibi bintu bibiri maze kukwereka hakiri kare. Hanyuma rero turacyakomeza, hasigaye ibindi bitatu. Hanyuma icya gatatu gituma telefone yawe igenda buhoro cyangwa se igashya mu gihe urimo kuyikoresha, cyane cyane nk'igihe wafunguye data, ni application aremereye ari muri telefone yawe kandi akoresha internet. Urugero, ushobora kuba uri gukoresha TikTok, ushobora no kuba uri gukoresha YouTube, ushobora no kuba ufitemo Facebook ifunguye, cyangwa se ufitemo n'ama application y'amagame. Urumva izo zose niba zifunguye nta cyatuma telefone yawe idashyuha, cyane cyane nk'igihe wafunguye data, igihe wafunguye connection. Icyo uba ugomba gukora rero, weho uraza hano muri telefone yawe mu ma application, nurangiza ushake application yitwa setting, nurangiza uyifungure. Numara kuyifungura uyigezemo, urashaka ahantu handitse ngo app management, ariho hano uhemeze. Numara kwemeza uraza hano handitse ngo app setting, urahakanda. Numara kugera muri app setting, barakwereka urutonde rw'ama application yose ufite muri telefone yawe. Urahera ku ya mbere ureba application ziremereye. Ni ukuvuga ngo application ziremereye ni izifite size nini cyane, ni izifite megabyte nyinshi cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo uramanuka. Ngiye kubahereza urugero, ni urugero ngiye kubaha. Reka duhere ku izi zo hasi. Murabona nk'iyi ngiyi ya TikTok ifite 0.9 GB, bivuze ngo ni megabyte 920 ifite. Hanyuma iyi ngiyi ya Vidmate ikaba ifite 258. Ni ukuvuga ngo niba ufitemo application zigera muri 5 ariko ziremereye, mbega zifite size ndende, biba bisaba ngo izi application uzitondere cyane, uzikoreshe ku minota. Niba ufunguye WhatsApp uyifungurana na TikTok icyarimwe, oya, koresha nkeya, cyangwa se iyo uvuyemo uyikura muri background, ye gukomeza gukorera muri background. Ntabwo nkubwiye ngo uzikuremo uzisibeho, ya ushobora kuzisiba kandi zari zibitse data z'ingenzi. Ahubwo nakoze video ubushize mbere ku buryo ukemura ikibazo burundu cya telefone yawe ishyuha cyangwa ikagenda buhoro. Iyo video ndumva mwayishaka mukayireba, hanyuma ikaza ikurikiye iyi ngiyi imaze kubereka, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Hanyuma twihuta cyane twakomeje no ku cya kane. Ikintu cya kane gituma telefone yawe ishyuha kandi kanagenda buhoro nta kindi ni ukudakora update ku ma application. Kudakora update ku ma application ya telefone yawe. Murabizi ko ama application hari igihe aba expired, urugero nka WhatsApp yo iba expired, yamara kuba expired bakaguha notification yuko yabaye expired kandi ntiyongere gukora. Ariko hari andi ma application yo aba expired ariko agakomeza gukora ariko agakora nabi. Icyo gihe rero iyo utakoze update, application nyinshi zidakoze update zikora nabi, cyane cyane zikora buhoro. Urugero ni nko ku ma application akoresha internet nka za Chrome, za Opera Mini, za Phonex n'andi ma application menshi akenera internet, kimwe n'andi ma application y'imbuga nkoranyambaga. Rero icyo ngicyo nacyo ni ikintu ukwiriye gukosora. Ukimara kureba ino video ihita ushaka ama application yawe yose adakorewe update, nurangiza uyakorere update. Wakwibaza utese nayamenya gute? Nicyo ngiye kukwereka rero. Fata telefone yawe nurangiza ushake application yitwa Play Store, numara kuyibona urayemezaho rero. Numara kwigeramo urazamuka hejuru kuri profile yawe, hano hejuru kuri profile yawe, nurangiza uhemeze.
numara kuhemeza rero baraguhereza ino page nuyigeramo urahita uza wemeza hano handitse ngo manage app and device, nurangiza naho urahemeza. Ukimara kuhemeza rero uraza nanone wemeza hano handitse ngo update available, bivuze ngo barakwereka ama application yose adakorewe update, naya yose. Numara kuyagira murabona aya yose ntabwo akorewe update, biba bisaba ngo aya yose ugenda uyakorera update kugira ngo akomeze akore neza. Amenshi muri yo abagikora ubona agikora ariko atagikora neza bitewe nuko bayavuguruye. Nawe ugomba kugira update muri telefone yawe kugira ngo ikomeze ikore neza mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Niyo mpamvu ufungura telefone yawe, wajya kuri browser runaka ukabona iri kugenda buhoro, wajya kuri Chrome ikagenda buhoro, uploadinga video ikagenda buhoro. Urugero kansanshinge YouTube ndayifitemo, ariko hano direct barahita banyereka ngo kora update. Murabona banyeretse ko ngomba gukora update. Kadusacinga indi n'urugero nka TikTok, murabona nayo ko bambwiye ko ngomba gukora update. Ibi nabyo rero iyo utakoze update ku ma application yawe, ibi nabyo bituma telefone yawe ishyuha kandi ikagenda buhoro, kubera ko iyo application urimo gukoresha ntabwo ibiri gukora mu buryo bwisanzuye kuko nta update ikoze. Inama naguha rero ukimara kumva iyi ngingo ya 4, kora update wihuse ukimara kureba ino video. Reka dukomeze n'icya 5 rero, ari nacyo gikomeye cyane gituma telefone yawe ishyuha kandi ikagenda buhoro. Mbere yuko dukomeza, ndakwinginze fata amasegonda 2 yonyine ukande kuri like ndetse na subscribe, hanyuma uraba ukoze ikintu cy'ubutwari kandi uraba ukoze ikintu cy'abagabo. Hanyuma rero twakomeje ikintu cya 5 bituma telefone yawe ishyuha kandi ikagenda buhoro, nta kindi ni virus zikunda gufata telefone cyane, kandi ugasanga abantu ntabwo babizi. Abantu nubwo bamenya ko telefone zifata virus, ariko telefone nicyo kintu cya mbere gifata virus, ndetse na mudasobwa. Wakwibaza ute se virus naba narayikuye hehe, yaba yarageze muri telefone yanjye gute, cyangwa se ni gute nayikuramo? Hari uburyo bubiri virus ikunda kwataka telefone z'abantu, kandi ubwo buryo burihuta cyane kandi ni nabwo abantu bakoresha cyane. Ntabwo zabura kukwinjirana uko byagenda kose mu gihe uburyo bubiri ubukoresha. Uburyo bwa mbere ni internet. Virus zinjira kuri internet cyane, kandi cyane kuri ziriya application zikoresha internet. Urugero ziriya application za browser, urugero nka Chrome, Opera Mini, bene izo ngizo nizo abantu bakunda gukuraho amavirus cyane. Hanyuma ikindi, mujye mwitondera ziriya link babahereza, ugasanga umuntu aguhaye link ngo y'akazi, ngo kandano, ngo leta ngiri gutanga akazi mu matora, ngo wiyandikishe. Bene izo link mujye muzitondera cyane, hari igihe aba ari virus ari kukoherereza. Hanyuma ubundi buryo aba virus zikunda kwinjira muri telefone ni zituruka ku ba disk burner. Kwa kundi ujya gufatira filme ku ba disk burner bagakoresha USB. Akenshi aba disk burner nta antivirus bakunze kuba bafite, kandi bitewe nuko bakoresha usanga imashini zabo birirwa bacomekaho ama flash disk cyane. Hari flash disk ziba zaramaze gufata ama virus, ugasanga acometseho, nawe ukagenda ugacomekaho, ugasanga ibintu aguhaye ibintu biriho ama virus. Hanyuma byagera kuri muri telefone yawe rero bigahita bikongeza, telefone yawe nayo igafatwa igatangira kujya igenda buhoro. Hanyuma wakwibaza utese none virus nazikuraho gute? Icyambere weho genda muri Play Store, numara kujyamo urasacinga application yitwa antivirus. Urayisacinga, numara kuyisacinga barakwereka nyinshi cyane, ugenda uhitemo iyo ushaka uyikoreshe. Ariko nanone hari video nabakoreye yo gukemura ibi bibazo byose, narayikoze, iri kuri YouTube, iri kuri no channel ya Innovation and Electrical.
wagenda ukayishaka kandi ukayikurikira neza ikarangira, kuko bikorwa mu buryo bubiri, biba bisaba ngo urebe video yose uyirangize. Ndumva rero ibyo bintu bitanu mbabwiye byumvikana, kandi nta kabuza uba ubikoze neza nk'uko bikwiye byagenda neza. Hanyuma ikindi ngira ngo mbabwire rero, mujye mwirinda cyane guforomata telefone kenshi. Iyo uforomase telefone kenshi nabyo hari icyo bigenda bigabanya, ugasanga niba uyiforomase kenshi ugasanga itangira kujya ishyuha kandi itari yuzura. Ni muri ubwo buryo rero udakwiye kujya ukunda guforomata telefone. Ndabashimiye cyane rero, by'umwihariko wowe urebye ino video ikaba irangiye, ndagushimiye cyane. Tuzakomeze muri video z'ubutaha. Bye bye.